umva ibintu byose nawe bifata bishyira ku murongo niba utabishoboye sohoka utaha. umva mubyukaho mvaho. ariko sheri nuko umbwiye kandi ibi byose biri guterwa na Rake ariwe mukuru wanjye muri uru rugo. Umva Rake ngomba kumwirukana akava muri uru rugo. umva maze mubwire Soso Rake nta hantu azajya. ariko ubundi Rake uri kumbwira iyo magambo ameze gutyo wibuka ko Professor yahoze ari umugabo wanjye. ariko se Rake kubona muri umuntu wawe yananiye koko. ubundi ibintu bijya kuri mu cyumba cya mukuru wanjye ubundi Rake yaguhaye iki kugira ngo ujye kuri mu cyumba cye? ubundi aho kugira ngo njye kwirwa nshaka undi mugore wamba uri ukambera umugore ko n'ubundi ibintu byose hano muri uru rugo ari wowe bikora. Barasaho kugira ngo Professor nyirukane pe mbabarira umunsi abiri mbabazi aho kugira ngo njye kwangara nzajya nkora buri kimwe icyo ari cyo cyose muri uru rugo. nzakora igishoboka cyose Rake mwice ubundi subirane umugabo wanjye. Mana w'ishyara ansohoye nabi arantuka anyandagaza mu maso ya mwarimu. Sharakirika mugire inama wangiriye inama inshuro nyinshi sinakumva umugabo angira inama inshuro nyinshi sinigera mbyumva ariko nukuri ibintu bimbayeho mwene mama ntibisigere bikubaho. ariko ubu noneho uri kujya wabona ko ibyo twakubwiraga ari byo. sha ndigenda nabibone nibwo noneho umenye umuntu kuva ubanza navuga nibwo mbonye umuntu. ariko si ubundi Soso reka mbanze nkubwire usibye ubwenge buke n'ubugoryi wabonaga pasiteri wowe wagenda akagutunga. pasiteri afite urugo afite umugore arubatse ubona yagenda akagutunga uretse kuba ashaka kukurindagiza gusa. rega pasiteri buriya twatangiranye nkiri n'umukobwa ntarashaka ahangaha urumva nari naramwizeye cyane rero ubundi kandi ikindi kandi abagabo baba bashaka kwangiza ubuzima bw'abandi baba bafite akarimi karyoshye nyine ubona bakwitaho sinzi. wagiye uwaje kubaka utazi icyo uje gukora hamwe rero reka byose no kuza muri urugo byose ni pasiteri wabikoze. n'ukuri njya kubana na Professor ntabwo ari wowe wigeze ndambagiza pe ni pasiteri nyine wabigiyemo byose. urumva rero naje hano nyine kuri gahunda ye kandi reka sinkubeshye pe pasiteri naramukundaga kubera ko niwe muntu navuga nihaye nkiri n'umukobwa. urumva n'ibi byose byo kutaryana n'umugabo wanjye kumusuzugura byose ni hejuru yiwe ariko aranyihakanye mu maso ya mwarimu atoye nk'uko wafata wenda akavuka gasoruka kanaganze gipangu warangiza ibyo njye ndabishima byonyine kuntu uri kubivuga nta n'ikibazo ufite wagira ngo ni ibigwi uri kwivuga uzi ko uri kubivuga nk'aho ari ibigwi urimo wivuga. ndimo ndabikubwira nawe bitazigera bikubaho. njye ntabwo byambaho ntibinateze kumbaho kuko wowe watekereje hafi. none se ubundi wumvaga amaherezo yabyo ari ayahe? pasiteri afite urugo wumvaga se azajya kugutungira ku wundi mugore afite? ibyo byose ntabwo nigeze mbitekereza Rake. Professor ni amahoro ko yihuta cyane. ni amahoro burya ni mwebwe mukomere cyane. sashimwe cyane. ahimbaza ni amahoro. ni amahoro hano umunezero ari wose. reka ibintu byagiye mu buryo rwose bimeze neza. ndabibona reka buriya umunyabyango yirukana nta muntu umwirukankanye ariko ibintu Imana ikora urabizi neza ntabwo sanzwe. ikintu cyose nubwo hahandi ngo mutamenwe burya Imana yabikireba kandi si n'igihe kizaviramo n'igihe cyagiriyemo cyose ibyo bintu byose bifino. umugore wanjye agiye kubona mbona araturitse ayivuyemo arivuga turi kumwe n'umunyamategeko neza twabaye nk'abakoze divorce kuko yari kode ndayifite n'umunyamategeko arayifite. ubwo aragiye bati ntabwo nigeze ngukunda n'igihe cyose arantuka mpinduka ngo ndi umugabo w'imbwa ntabwo ati nta kibazo Imana ifashe sinzamuke akatinyuka akambwira ngo ntabwo ati ntucumuze nibe mu mavuta nyine rwara twasigaye twateye numva nimere neza ntabwo nushaka ngo ndi mu mavuta nashaka barayo urukwavu cyangwa se isaza apfa kuba hawe umugisha gusa. ibi byose mu gusenga iyo wasenze hari ibyo Imana ishyira ku muganga. birumvikana rwose naho ubundi rwose Soso yagiye nimba yagiye ari mu Rwanda nimba se yari afite undi mugabo nimba se yagiye hehe ntawamenya. ntabwo uzi ibyabaye. byagenze gute se kandi? nagiye kwa pasiteri ngiye kumusura nsanga bafatanye mu ijosi umuriro watse kwa pasiteri. Soso niho uravugisha ukuri? nawe umuriro watse ngezeyo nanjye pasiteri asosa njugunya hanze
ibyo na soso nimba aramuniga nimba aramugira gute n'umuriro watse njyewe ikibazo n'ubu ngo nahoze nibaza nahoze mbaza nyine Raki navuga ati ubu twatazongera kujya ku ruhimbi ese ubu duhuye byagenda gute nkumva ni jyawe ufite isoni nuko numva we nta se yabona ikintu ambwira akamwakira wowe nta soni ugomba kugira umunyabyaha n'ugira isoni ibyaha biragushinja ukabona abantu n'utabizi wumva ko abizi ukirukanka aya rwose ntacyo rwose ngubu soso yampaye ubuhumbekero ubwo byonyine ko yatinyutse kuvuga biriya bintu tukaba dufite amashusho n'amajwi ntabwo bafite nta nkomyi nta kintu bashobora kujya kumpangisha nyine ngo ntawe wihuta nk'uwayobye ahubwo nyine ikintu cyari kingana hano mu rugo nagira ngo nukuri wihangane nyine usabire porofesi imbabazi njyewe sinzi ko namutunguka mu maso basanyire icumbi njye mbona ahantu niryamira ariko nta kindi kintu nshaka ariko ukuntu uri kubivugana ubwitonzi akarimi keza umutima mwiza umva nkubwire soso ibyo bintu ntabwo bishoboka ubisubiza aho ubikuye ntabwo bishoboka nta soni no mu mutwe wawe ubisibe mbabaranda kwinginze tekereza ko turi imfubyi ari we wenyine mfite ndeba mama yapfuye data yapfuye nta wundi muvandimwe mfite kuko uranga kumbabarira ngewe ubu noneho ugiye wabyibuha ugiye wabiha agaciro se mbabarira nkubwire soso ntabwo ibyo bintu bishoboka kuko iyo utari muri uru rugo haba hari amahoro hahumetse ibintu bimeze neza ariko iyo hari n'amasegonda make amahoro arabura ndabizi ko ari we mugore wa porofesa sinigeze ndyamana na porofesa usibye ko wenda nitwaza biriya by'ubuyobe ngo narasezeranye ariko mbabarira basi buri kintu icyo ari cyo cyose muri uru rugo nzajya nkikora sinzigera nongera kubatesha umutwe basi ujye umfata nk'umukozi hano muri uru rugo nushaka ntuzafata murumuna wawe jya umfata nk'umukozi kora ko nta handi hantu ufite najya nawe urabizi erega soso ntabwo nkuyobewe ko nsibera imyenda nabizi ariko ntushobotse habe na gato ntushobotse kandi ikindi ibyo byose uri kumbwira ubimwibwirire njye ntagire ikintu na kimwe wongera kumbwira uburyo nabibonye kuko wabonaga ko ashaka kubona ikintu kwa pasiteri ariko uburyo nabibonye bimeze ashaka kugaruka iwawe ntabwo yagaruka ubuze agarutse ahubwo namwakira ega profesa burya umuntu muba yasezanye nawe ari ikibazo ntabwo wakwanga kumwakira aba ari ikibazo gusa umutego mutindi utananyuraho kandi nanone buriya ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka yambwiye ariko wenda nawe reka twizere ko atari bugaruka kuko yambwiye ngo nagaruka ngo nagaruka ngo no muri iyi nzu ngo umenye ko ari imbwa yarize pasiteri ahubwo urumva mu bitekerezo by'aho yumva yigize umuntu w'umugabo byari ntabwo ati n'imbwa akazi ukuntu ariko ngewe umwanya ndatuje ndatekanye kuko noneho nubwo yangaga divorce biragoye n'ubundi nubwo urabona n'iyo umuntu yishe umuntu nyine ubuyobozi cyangwa se ubushinjacyaha bubanza gushaka ibimenyetso bibona ko yamwishe n'abashaka bamwishe bamureba ariko abanza kujya mu rukiko akaburana agashaka n'umwavoka yego ariko yego nka mugani ibe ryagaragaye ubu ameze nk'umujura nta mbaraga agomba kungiraho erega buriya profesa ni uko wenda byaciye mu nzira itari iya nyayo cyangwa se bitaranasobanuka ariko Imana yaragushumbishije kubiteguye neza ukabishyira mu buryo bikajya ku mugoroba ukabikora neza oya rwose ahubwo se narashinja iki Imana hari icyo itankoreye ndakubwiza ukuri rwose buriya ahubwo narakiyanambwiye ko mwari muri kumwe urimo umubwira ati dusenge ariko amasengesho ndakubwiza ukuri yabaye iby'ibyacu bya buri munsi ko nabonaga ibintu bitameze neza ariko gusenga wabonye ko ari intwari ikomeye cyane none se urambwira ko bwonza kuba ntasenga ibintu se bambwira n'ibyo bankorera siko ari kwiruka ku musozi kwiruka ahubwo uvuga ngo mba ndi muri gereza barankatiye burundu kwa kundi mvuga ngo abantu ngo bishe bandi ngo babahinga nk'imboga hasi bagira uti nanjye babyarambayeho ariko ibyo byose iyo hamwe no gusenga umugore ashobora kubera ikigeragezo cyangwa se umugabo akakubera ikigeragezo cyangwa se umwana akakubera ikigeragezo cyangwa se n'umuturanyi cyangwa se n'inshuti n'umuntu mukorana ariko iyo usenga burya hari izindi mbaraga wambabariye ubu urabona kuko ndi bugere mbabarira uri kujya watekereza ko nta hantu wajya ariko nta hantu mfite nawe wenda twirengagize biriya byose wanyweraga uncunaguza n'ibiki sibyo noneho tekereza ibintu wakoreye umugabo ariko icara hano icara ahangaha icara nyiri ikintu kimwe mwibwirira
umva rero nkubwire soso ni uko twotsa ibere rimwe urumva ariko uzirinde kumvangira nongere mbisubiremo kuko ntushaka kuzana ibintu byo kumvangira soso ndakuzi uhinduka nk'ikirere ni ukuri nzagukorera ibintu utarigera ubona kuri iyi si urumva ni ukuri pe ntabwo nzigera nkuvangira ni ukuri porofesa ni umugabo wawe urabizi pe sinigeze nanamukunda porofesa ni umugabo wawe umva muvangira ikintu cyose uzantegeka hano mwanuru nzagikora nushaka ujya undaza mu gikoni ariko ni ukuri mbabarire pe nta handi hantu najya nawe urabizi oya gukuraza mu gikoni ntabwo ari wo muti ariko ikintu ugomba kuzirikana ko umugabo wamutaye nkamwitoragurira n'ikigeretse kuri ibyo ukamuta mu myanda nkamufata nkamwoza nkamuhindura neza akaba umugabo ushima Imana rero nushaka kunyitambika ikintu kizakubaho ntabwo kizi Lucky pe tuzushyira umutima hamwe ndabizi pe waranakoze ndagushima Imana izaguha umugisha ubuzima bwa porofesa ntari kuzamubazwa ariko warakoze ko waramuvanye ubuzima bwose ukamugarurira ubuntu naho ubundi bya kijya kivagundi cy'umugabo ngo ni pasiteri ibintu yagukoreye rega niwe wabyiteye rega no ariko mana ubuze ntabwo uzongera kuba diyakoni ni ukuri rwose wegeye Imana ugasenga Imana iguha imbaraga zo kunyuza mu bigeragezo kandi ukabivamo amahoro mva mwari rwose nawe bwawe narabibonye sibyo kuko nabonye ko Imana ntabwo ari nkatwe ntabwo uburyo itwaramo ibintu ntabwo ibitwara kuko ngiye ukuntu mba ntekereza nuko Imana itekereza biratandukanye cyane urumva yanyeretse ko ishobora byose impa imbaraga nubwo ikibazo cyose kingoye cyane ariko ibirangije neza nubwo sose yakomeza kunkurikirana nubwo yagenda akagaruka mu rugo birumvikana rwose pe nk'umuntu twasezeranye rero kuko ariko ntagira imbaraga zo kumwirukana kandi kuko mu maso y'abantu sose ni umunyakuri ariko mu bamuzi barazi ko ari umunyabinyoma ariko Imana yaramugaragaje erega nibyo nahoze mbwira pasiteri kanya ubushe twahuye nkubwira ko hari amagambo wambwiye ubushize kugira amakenga ariko pasiteri nabwiye nti uko byagenda kose uragumye utuwe umurimo w'Imana ariko izabashyira ku mugaragaro birumvikana ariko uguzi imfuna sanze sose ariko kumukubita pasiteri habe no gutinya kumutunga urutoki ikimwaro cyamwishe burya koko nta mahoro y'umunyabyaha niko birivuga ahubwo sose yamunkubitire cyane yamukubita ariko hahandi nuko nawe nta mbaraga bafite njye buriya najyaga nanga no gukubita sose kuko cyambere narebaga kumva mu gihe ariko wirwanirira iyo uri mu kigeragezo wenda kwirwana ugasenga Imana ibirangiza neza uko umuntu yabirangiza ibi byo narabibonye pe ikigihe cyose umuntu yageramo iyo yifashishije isengesho ibintu byose byo mu buryo ntabwo biba bikiri bya bintu byo kuvuga ngo urakoresha imbaraga z'umubiri usanga ukoze n'ibintu n'abandi bantu bari buze guseka naho ibingibi byo ngo niyo yagaruka aho bigeze sinzi ko pasiteri yatinyuka kongera gusubira mu rusengero ajya ku ruhimbi njyana nabimubwiye mu kanya aka kantu babonye ni agatonyanga bagiye kujya ku mugaragaro bigaragara bibafashe ntabwo bizakura byarangiye buriya ariko Imana ntabikora ntabwo kubanza no kugira umudiyakoni aricyo wenda kintu cyatumye wenda afata cyane sinzi wenda ikintu ngiye gufataho umwanzuro muri uyu mwanya ariko sinzi ko nzasubira mu rusengero kiriya kigabo kirimo kirigishiriza kubera ko nakumva ukuntu ari kuyobya abakirisitu n'ukuntu yiyambitse uruhu rw'intama kandi imbere ari ikirura nkumva nahita musanga nko ku ruhimbi ubundi nkamushwanya gusa sinzi rero ko nzasubira mu rusengero rwose usanga ikintu nkwisabira umbabarire uba uhindutse unahindutse Lucky ndizi urumva kandi nk'uko nabikubwiye warakoze kuza hano muri uru rugo pe porofesa nari namwangije nari naramwishe mu mutwe ariko ni ukuri Imana wamwizeye uzabiguhera umugisha nawe ubundi rwose umugabo wawe ngubu ntabwo nyamurebe cyane ko nawe namukundaga ni ukuri ni byiza cyane pe kandi birananshimishije kuba wahindutse kuko ntakubeshye nka mwene mama wanteraga agahinda mwari hari umugabo rero nanjye kureba hano haruguru ntiwatikanye hote ndebe ko namugeraho arega ariko dufitanye ariko ubu ngubu noneho ndumva urasubira no mu kazi rwose mugagiye mu buryo nanjye nayo nkubonye wihuta watanye cyane ndabona ntabwo nagenda gusuhuje kandi nibyo rwose kandi urumva asaba gutanamuhaye n'ihumure urumva byanye no kumva ko pasiteri mubanye ibibazo izo ni ingaruka z'icyaha kandi na soso
nubwo yazegera rero navuga ati igiye gufata umwanzuro wo guhindukira agakwigura ndizera ko isomo azaba aribonye azaba aribonye kandi n'ubundi buriya ngo umuhana ngavayo ngo yajyayo ntabwo ari kubyumva ndizera ko byari bukunde bimuhaye isomo kandi undi muntu uzumva inkuru ya Soso ndatekereza bizamuha isomo ibintu bizigisha benshi cyane nibyo nahoze mbwira kuko Soso yavugishije ukuri imbere yavuga ukuntu byose byageze n'amakuru utaruzi byose yabishyize ku mugaragaro kandi nanjye rwose nibyo nabwiye n'uriya mukuru wenda avuga araki namubwiye ngo ibi bintu bimpaye isomo bimpaye uburyo naca mu kigeragezo kandi kikarangira neza rero reka navuga siko ko yamara nanjye hari umurwayi tugiye gusura Imana ikurinde nta kibazo kabisa se twajyana ahubwo birashoboka turi kugenda ubwo wahagaze ngira ngo ntabwo tujyana Ndeko rero ugahita kwishi. ntabwo byanyishe Uzi ko nari mpangayitse ariko ati ngo wasanga rero kuba n'icyo kubanye nini. mwebwe muri kumvugira ibintu nanjye singiye burose muzi gusa nyine ahubwo nagize akantu katameze neza ngo muzi ibyabaye muzi ko Soso yagarutse yagarutse n'ibintu byose yabizanye ahubwo nimba arwaye n'ubu araryamye ariko se urumva ugeze bishoboka ngewe ntabyumva mu kanya ko namuhuye na mwarimu ari kubimbwira ahubwo nanjye byanyobeye pe nabuze n'icyo gukora gusa nyine yaciye bugufi mba atari bya bindi byiwe nyine ubu se mu maso y'abantu ameze gusa ko mu maso y'abantu n'ubu ngubu ibintu byose byabaye nuko dufite n'amajwi n'amashusho abantu bazi ko Soso ari umugore wo mu rugo abandi bantu bamubona ntibamufata nk'umuntu w'umunyakuri umuntu wese utazi iyi nkuru yanjye na Soso wese siko Soso ari umugore mu bandi azi ko ajya imbere hahandi muri korali bazi cyangwa se umuntu uza mu rusengero bazi ko ari umuntu witwara neza rero hari no kwiyurubika mu kanya ahubwo araje aza asara aho kugira aracyari kwibaza nyine ibintu akoze nibimara kurenga saa gusa ubwo byari byo kwibagirwa ngo pasiteri ngo yamwirukanye ngo yamusohoye nabi gusa nyine nabwo byanyobeye pe nabuze icyo gukora murabona turi imfubyi nta nafite ho kujya kandi kuko nanjye nkabyumva nyine byanyobeye pe nabuze n'icyo nakora ntabwo ari kuri imfubyi zitwara umwana w'imfubyi baramusiga akinogereza urumva abazi icyo gukora niwe rero yitwaye nk'umuntu w'umwasama wo kuri aho ngaho urumva kandi rwose n'ubundi nyine biriya byose ni ka kantu kuvuga ngo aracyari kwibaza ku bintu bibaye ariko mu bintu bitarenze nk'ingara byose aba yabivuye nka bya bindi gutya umuntu ajya mu bibazo wahise ukavuga ati mana numfasha nkava muri ibi bibazo nzagushima nzagusenga n'umutima wanjye wose ahubwo iyo bya bibazo bivuyemo ajya muri celebration akajya muri ambiance ahagura ibyo byinshi akarenza akabimena akereza ko hari abantu bashonje cyangwa se akajya mu mayoga cyangwa se akajya mu busambanyi ngo ari kwishimira bya bintu bya bibazo avuyemo nawe rero buriya aracyari muri korosi dukunda namara kubivamo ahubwo umuriro wongera wake ariko n'ubundi nyine wakarazwa agasaza nta wese n'ubundi kuko wasezeranye ubundi araberegenda gute noneho ukuntu yarimo ambwira ngo ndabizi ngo n'ubundi ukuza hano ngo yari imipangu ya pasiteri umugabo wawe ntabwo nigeze nanamukunda pe uhumure ngo ntabwo nzigera nta nubwo nzigera ngo njyewe nimushaka mujye mumpaho ndyama nk'ubu namfate nk'umukozi ngo nta kibazo ariko nyine uko akwiye ngenda muhitisha ngo nimba aribyo ashaka mukodeshereza inzu ku ruhande rurebe ko n'uko yemera noneho twebwe duha amahoro nabyo byabasaba ko sheri akantu n'ukuri none se ashaka icumbi se icumbi ntabwo ari ngombwa sinzi ko ngabangaha naje akajya avuga wenda bamuhahe noneho ndebe ko nanjye tubyemera nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose nimba rero ukunda filimi zacu nk'umufana nyine dufashe ukore subscribe ikorwa inshuro imwe gusa nimba warayikanzeho ntiwongere kuyikanda abantu rero bafite akawunti ziri mu gifaransa aho handitse subscribe haba hari sabone uzajya yikanda rero
kuko subscribe niho dukura ubushobozi rwose n'inkungu ubu duteye niho dukura nyine ubushobozi bwo gukora ayandi mavideo